aturumva umeze ute, akakubwira ati yewe inyuma ni sawa ariko imbere nashize. Aha mbibutse uko twese turi aha tutareba kimwe. Kare twese ntabwo tureba kimwe, ntabwo dutekereza kimwe, biterwa n'umusirikare gukoresheje ikosa. Uretse ibimamu wavuze ngo muyimbwirire ngo muyihendahende. Riba kugira ngo ubu turi kwa kane kwa umuntu azongera gufata bira ku cyumweru ariko agiye ku rusengero. Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 26 dusomeye umurongo wa 53. Nshigaje kuvuga rimwe nkahita nsoma inshuro imwe n'iyisigaye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 26 dusomeye umurongo wa 53. Mbese wibwira yuko nabasha gusaba data akanyoherereza abamarayika none aha basaga legiyoni 12? Hariho akabazo, murekera aho ngaho, imirongo hasi yihorere. Mirongo yanditse hasi yaho yihorere. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu mwanya dufite. Turi bukunde kuvuga ku mbaraga ziruta izindi, cyangwa se ku mbaraga zo hejuru iriya, imbaraga zo hejuru iriya. Hanyuma rero ndashimira Imana nanjye by'umwihariko tariki 15 z'ukwezi kwa 10 mu 2022 nzaba maze imyaka 40 mba mu Rwanda. Zashize imyaka 40 ngeze mu Rwanda. Aho uri buze kubaza tuzaba uvuye he, aho nawe wari uvuye ugeze naha nanjye niho nyine nuko gahunda zagenze. Ikindi hanyuma muraza kwihangana ndakoresha ibintu by'imibare cyane. Uyu munsi ndakoresha ibintu by'imibare, hari naho ndajya mbaza mugakuba mu mutwe. Urajya ukoresha no gukuba mu mutwe, byose turabivangamo ntacyo bitwaye, kuko bino bintu bigendanye n'imibare murabizi ko ni nabyo dukoresha no mu buzima busanzwe. Ni nayo mpamvu iyo umuntu iyo ukorera ibihumbi 100 ku kwezi, ku munsi uba winjiza ibihumbi 3. Ntabwo rero wakwinjiza 3 ngo urye 8, urya 240 kugira ngo gahunda zose zizagende neza. Iyi mibare ntabwo isaba bize, ntabwo isaba ameze bute, ni itegeko ry'umuntu wese ubinaha. Ni imibare. Hanyuma rero mazindi myaka 17 mu Rwanda, amapingu ntayaheruka. Amapingu ni bya byuma igihugu kiba gitunze bishyira ku bantu bananiranye. Ayo rero maze imyaka 17 ntayabona, kiretse ku mafoto gusa niho nyabona. Ndashimira Yesu wampamagaye nanjye akagira ibyo ndinda. Hanyuma rero muri iyo myaka 17 ibigendanye n'inda n'imbaraga sa nabyo mbiheruka mbere. Hanyuma ikindi gereza ya nyuma mperukirwa gufungirwamo, ku bantu muri aha ngaha mutuye muvuka Rusizi, gereza ya nyuma nafungiwemo 2004 ni gereza iba ku Kacyangugu. Gereza iba ku Kacyangugu bafungiramo abasirikare, niyo mperukirwa gufungirwamo bwa nyuma. Ibyo nari nzi nzabikubwira ikindi gihe igituma umusivili afungirwa mu basirikare. Naho ndimo ntekereza niba umuntu ashaka gusubira kuri gereza kujya gusaba gahunda z'ibyigeze kubayo, ababishinzwe mushaka kuza kunsobanurira kugira ngo tujye twaka n'ibyangombwa hari kugira ngo abantu babyumve neza. Ndashimira Yesu ahagejeje akora, umwami wampamagaye nahimbazwe. Hanyuma iyo turimo tuvuga Yesu ndi buvuge n'uyu waduhamagaye nyine twese, ariko ndibanda ku wanjye kuko ni ngenzi uko byagenze. Gahunda z'ibyanjye ni ngenzi aho zanyuze. Hanyuma nawe ufite uko byagenze. Bibiri n'ubundi kuvuga ngo ababariwe byinshi akunda cyane, uwababari bike n'agakunda bukeya. Hanyuma ntabwo ibyawe nabyinjiramo cyane, ariko nanjye ndashimira Yesu wampamagaye ankuye muri mayibobo. Mbibutse ko umunyarwanda hari ikinyarwanda nyine mva muvuga, mwumva muravuze ngo uteranirwa agaramye ngo agira ngo gahunda yahari hejuru. Hari ibintu ngewe mvuga nkabyumva kuruta cyane, kuko rino teraniro ririmo umuntu utarakubitwa kuva yavuka. Iri teraniro ririmo umuntu utaraburara kuva yavuka. Iri teraniro ririmo umuntu utarambara ubusa kuva yavuka. Iyo turimo tuvuga Imana ryavuga ati so ushatse kuvuga iki? Shatse kuvuga Yesu wampamagaye ankuye ahantu kure. Harya njya mbona ari ibintu najyaga mbona mu minsi ishize gahunda zitarahinduka. Harya twabaga turi mu masengesho twasenze
ariko bitegetswe ko umuntu ari buryama hageze dushoje amasengesho. Eno bwacya mu gitondo nkumva bamwe twaranye baravuze ngo ndimo numva imbavu zindya. Wamubaza ate se wabaye iki? Ngo naryamye ahantu ngo hataringaniye. Burya nge ntacyo babimbwiye kuko n'ubundi na mbere sinaryamaga. Nta kintu nge bijya burya ntacyo babimbwiye nge ko na mbere sinaryamaga. Hari igihe nyirumva nk'abantu mukunda kwivugisha kuko murabizi ko nk'hano twese ntabwo turya ibiryo bimwe. Hano harimo umuntu utarya ibijumba kubera impamvu z'umutekano we wo mu nda. Wamubaza ate se gahunda zimeze gute? Atereka reka sinabikira. Na mbere sinaryaga nge ntacyo bintwara ngeyo mbiriye. Nta kintu babintwaye ngewe. Hanyuma rero ndagira ngo tuvugane twihutishije ku bigendanye n'iyi mibare. Iri jambo dusomye riravuze ngo ni Yesu arimo abwira abo bari kumwe nkuko usanzwe ubisoma biturutse hafi aho ngaho. Titira avuga ngo bafata Yesu. Aha rero ni igihe bari baje gufata umwami wambambiwe arangije mu bari kumwe. Ahangaha Matayo ntabwo yamusobanuye neza, ariko ni winjira muri Yohana ku bindi bice bisobanura hano uzasanga ari Petero wafashe inkota yari afite acugutwi kumwe mu baraje gufata Yesu. Yesu avuga ijambo rikomeye aravuga ngo subiza inkota mu rwubate kuko uru rugamba turiho yajya kuba urw'umubiri. Iri jambo twasomye ryavuze ngo mbasabye data akohereza regioni zisaga 12. Abantu mwasomye iri jambo mwasomye mukoresheje ino Bibiliya mfite hasi gato hari ubusobanuro butanga imibare aho bavuga ko region imwe ari umutwe w'abasirikare 6,000. Aha dukubye mu mibare nubwo imibare hari igihe bari imico ukifashisha irindi koranabuhanga ariko ni 6,000 gukuba 12 bakaba ari abasirikare b'abakomando 72,000. Aha kandi mbibutse ko mu bigendanye n'igisirikare iyo winjiye mu ikoranabuhanga nta banga ririmo. Igisirikare cyo kwisi kirarutana cyose burya ntago kinganya imbaraga, nino natangaye muri iki gisirikare twebwe tubamo umusirikare umwe undwanirira ashobora gukubita abasirikare nk'ijana bepfiriye abandwaye. Kano ntago ziri bukumvishije. Umusirikare umwe boss yohereza ushinzwe kundwanirira bamwe bita special force z'ijuru, mbega nawe urabyumva. Umwe afite ubushobozi bwo kwirukana abepfiriye 1000 umwe wanyine gusa. Ibyo hari imirongo myinshi bigaragaza. Ni nayo mpamvu umurimbyi igeze aririmba 137 aravuga ngo Yesu niwe nihishemo. None uyu murimo murimbanya numva muvuga ngo nta mwanzi wese ngo wankanga ngo yambereye ubuhungiro. Ndagira ngo nongere henda abantu. Mfite icyifuzo nanjye gikaze cyuko ibintu abantu barimo kuvuga kubihuza n'ingiro byananiranye. Niyo mpamvu dusohoka dutashye wabaza umurokore ko twiriwe imbere yitabasha kubeshya aturumva umeze ute akakubwira ati yewe inyuma ni sawa ariko imbere nashize. Aha mbibutse uko twese turaha tutareba kimwe. Kare twese ntabwo tureba kimwe, ntabwo dutekereza kimwe, biterwa n'umusirikare gukoresheje ikosa. Twese ntabwo burya tureba kimwe kuko icyambere mu gihe uvuga ko ugiye gupfa ntabwo twebwe tuvuga ko dupfuye. Nongere ninginga abantu mukunda gukoresha ikinyarwanda uko kitanditse. Iyo uvuze ngo turashize ubushize mu bwinshi kandi twese nidushize. Uvuga ati ndapfuye ni wewe wenyine ariko. Mujye mukoresha ikinyarwanda uko cyanditse uko bakikwigishije. Iyo uvuze ngo ibintu birahenze turashize uvuga nde nande? Iyo uvuga ngo ibintu byakaze ku isoko ngo turapfuye uvuga nde nande? Uvuga ati ndapfuye ndasaze ni ariko ne wenyine. Ntago twese ntago turi kimwe. Ukoresha gahunda zigendanye nawe gusa. Yesu aravuga ati kano kanya na saba data akohereza region 12 zikakora ikidasanzwe ahanga. Hanyuma hari ibintu maze iminsi ndimo numva muvuga ngira ngo twongere twibukiranyaho. Abantu benshi murimo muravuga imbaraga zepfiriya gusa ariko mwibeshe ku zindi imbaraga zo hejuru nazo. Abantu benshi muhanze amaso ku mbaraga zepfiriya. Ni nayo mpamvu ujya kumva umunyamasengesho arakubwiye ngo ubu ngo mfite ubwoba ngo ibintu byanjye barabiziritse ngo bamereye nabi.
uko umuntu aravuze ngo umunyamasengesho ngo umuntu ashaka kujya ngo gusenga ngo agahirika ibintu byanjye ngo nk'ubu ngo naje kuri moto ngo hari umuntu ngo ufite uburenganzira ngo kwipfumura amapine ntawe uhari ntawe nongeye nibutse abantu muri iteraniro natangaye uzi ko ibintu byose tuvuga bifite ahantu byanditse nyarukira muri Zaburi ya 18 ku murongo wa 23 na 27 umva uko havuga haravuga ngo ku munyembabazi nzirekana nk'umunyembabazi kutanduye nerekane nk'utanduye ku kigoryi nacyo nzirekana nk'ugoramye uko wumva Imana ni kwisi yumva Imana kabaroze bazakwimura urimoka yo wumva Imana kuzosubira gutura aho wavuye uzasubirayo kuzagenda wenyine nituzagukurikira bino bintu biterwa nuko byumva hanyuma rero hari amakuru mufite nazana muyakura hari amakuru muyasoma hagana he nasomye mu gitabo cya kabiri mu gutegeka kwa kabiri ibice 20 ku murongo wa mbere haranditse ngo titire haravuga ngo amategeko y'intambara yatangira avuga ngo nutabara kurwanya ababisha bawe ukabana bafite amagare n'amafarashi biruta ibyanyu ahita ambwira ngo ntuzabatinye kuko uzaba uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Nyamara hari ibintu maze iminsi nibonekereza mbibutse ko ibintu mu maze iminsi muvuga byatangiye kuva mu mvugo byatangiye kujya mu ngiro kuko umuntu wese arakubwira ngo Yesu ndamwemera nino yajya guhaha igitoke ageze kuri butike agahita abwira Rudomoro ngo umukwe wanjye ngo ntukireme ibyavunitse. Iki naje gushimira Imana ikorera mu mavuta yo hejuru kuko hano hari mama bamwe bamaze gushingira abana babo umuntu afashe umwana we amushingira umuntu upima ibitoki uko agiye kugura buri munsi ngo nkiramo byiza ngo mukwe umukwe ubushatse kuvuga iki ngo umukwe ngo nkiremo ibitaravunitse ngo umukwe ngo yorera ngaheza umukwe ubushatse kuvuga iki ariko ubundi bintu uvuga urabizi. Turashimira Imana ikora mu mavuta yo hejuru yaramutse ikoreye mu yawe warabamaze kubashingira ahantu hatari heza ngo umukwe ngo unyorera haheza ushatse kuvuga iki ahangaha ingabo turimo kurwana nazo zirahari ariko ntabwo badufite bw'ibiriho ndetse n'ibindi bizaza kuko Paul yandikiye Abaroma mu 10:31 aravuga ngo none tuvuga iki ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu yabande kandi yatanze Yesu izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Hari indi mu mbyino bamuririmba kandi ibintu byose ni mu biririmba mujye mubitekerezaho ntago ari ibintu byo gupfa gugwe bino ngiye nkoresha imibare ibiryo imibare niyo nkoresha ngewe kuri aho uzunyweye mu karukaza wimyoza ngewe nkoresha imibare mu karimo tangawize garama 500 zigura 5 burya ni imibare ngiye nkoresha ntago ari gupfa kugira ibi muza munyweye icyayi ugasanga umuntu anywa amata atarimo amazi arimo na tangawize amara kubinywa kaza yitutomba ariho n'umugati wa sandwich buryo amafaranga yese abakwishyuriye abakwishyura 1800 niyo mafaranga yese abakwishyuriye buryo ni imibare ngiye nkoresha gahunda zose nzishyira mu mibare bino bintu zumva nkuba abantu muryama mu nzu ari abakodesha n'abubatsi zanyu burahara amafaranga Yesu yishyura buri kwezi igitero cyayo hari amafaranga boss yishyura kubera ko kuryama mu cyumba kimwe ahantu hagiye hatandukanye burya hari amafaranga bishyura urumva ngiye none ukuryama mpaka ubwo zinote boss barishyuye ni nayo mpamvu maze iminsi nibambwira abarokore iyi ndwara urwayo kureba hafi bigatuma abantu mwarabuza amashimwe uzi ko ubuje kuri kano gapapuro ka Fabrice yo biteraniro uza gusanga nta muntu ugeze wandika gushima Imana hari gihe tubaza ruti ko nta dupapuro twabonetse byagenze gute nga amashimwe ngo nta yahari nuko urwaye naho ubundi by'Imana ikora ni byinshi bini Imana ikora ni byinshi fa warabyaye ukava ku iseta kuba amaguru yose ari mazima itariki 3 z'ukwezi kwa 7 umwaka tuvuyemo nahuye n'impanuka
nongeye gushaka ibirayi by'abana nkuko nabandi nsanzwe njyayo, ngeze mu nzira nkora impanuka. Nkoze impanuka kuno kuguru uku nguku, kuno kuguru reba mfite uku kuguru uku nguku, ntago hano hasi hameze nko hirya, bura hano haramanyutsa, hano haramanyutse, kano kantu bino biba hano ntago bimeze nk'ibyo hirya, byaramanyutse. No tugiye kwa muganga, tujya kwa muganga ku itariki 3 Kacyiru. Tugeze Kacyiru bankorera transfer y'Ikibagabaga, ngeze Ikibagabaga banshyiraho sima hangaha. No hari umuntu ambaza ngo ko ntabonye wabipostinze se, gahunda zose ngiye ntago nzivuga njyewe, kare gahunda zose ngiye burya ntago nzamamaza. Oya, hari ijya ko mu bantu barambaje ngo none se hari njya kubwiriza nkumva murambajije ngo ko tutakuzuba hehe, kutanze se ubundi abakire bose b'Ikigali ugere ngo wabamenye. Ntago burya abakire b'Ikigali uzi bake ntago bazi. Bura abakire bose b'Ikigali ntago bazi, hari abatagaragara. None tugeze Ikibagabaga, uwanyankiriye areba kuri transfer tuvanye Kacyiru, aratuvura, ashyiraho n'isima, mu masaa 7 z'ijoro turataha. None barongera tubura ngo muzagaruka ku itariki 15 z'ukwa karindwi. Dusubiyeyo kwivuza, duhera mu gitondo dutegereje muganga ushinzwe iby'amagufa, tumugezeho aratubwira ngo transfer mufite mwakoye Kacyiru yanditse nabi, none ntago nakora amakosa yo kubavura ngo nkore nk'ay'uwa mbere yishe, mugende mujye kuyihinduza mugaruka. Uwagiye kuyihinduza agarutse asanga dogiteri aratashye, batwandikira ko tuzagaruka kuri 3 z'ukwa munani. Uwo n'umwaka ushize riganisho bundi. Itariki 3 tugeze imbere muganga aratubwira amanima areba cya kintu kiba cya kintu cy'umukara kiba kirimo amagufa yamanyutse. Akirebye aratangara, aravuga ngo ngo ibintu byanyu ko byapfuye mwatinze muri he. None abantu mwize ngo ibigendanye n'ubuganga ubundi ngo bino bintu bimaze kumanyuka ngo ari ibintu ngo bimeze nka kore bimanuka biva hano bigafatana bigahoma, imisokoro ngo bikabana nyine bikaba nka kore, kuko barambwiye ngo kugira ngo byongere gukira ngo cyese bahamanyuye nanone, cyese bakubise bafashe inyundo bakongera gahonda. Dogiteri aratubwira ati ibintu byanyu byarapfuye, nta kigenda, byarazambye, byarapfuye nta kigenda. Aho ndi ndebana na madamu, turamubaza tutize twakora iki kugira ngo ubikire. Aravuga ati ikintu mwakora keretse muguze ibikoresho nkabakorera. Aho sindi buhatinde kubw'impamvu z'umutekano. Turamubaza tutise nangahe twatanga, ati murishyura 400. Hanyuma rero 400 twari twagiye kwa muganga na madamu duteze rifuti y'umuturanyi, nta yarahari. Aha nongera mbibutse ikintu gikomeye, hari ikintu zasageze yakora muri Yesaya 57, aravuga ngo kuko Imana izantabara niyo mpamvu ntamwara. Amen. Ubundi hari gahunda mbibutse ko igihe tugezemo tugeze muri gahunda zo kwirwanaho hakoreshejwe imbaraga z'Imana wizeye. Nicyo gihe tugezemo, niyo gahunda igezweho. Hanyuma rero mpita mbwira madamu ni kubera ko yatuye ko byapfuye, reka natwe twature ko bizakira. Duhita tumwati duhe transfer tuzajya handi. Aravuga ngo ntago nayibaha, ngo nyibahaye bazatinda kubageraho kandi ibintu byanyu byarapfuye. Mpita dutahanje na madamu, tugeze mu rugo dutangira gukora mu nganzo. Bibiliya avuga ngo umugombozi ari we n'inzoka niyigombore, ubugombozi bwe nta cyaba kigenda. Nongere mbibutse ikintu gikomeye bene data, bino bintu turimo n'ubuzima kandi n'imibereho. Iki mbibutse ko isi koperative, iki si kibira gishinzwe guhinga umuceri. Hano turi imbere y'Imana iterekwa yitwa Uwiteka niryo zina ryayo. Tugeze mu rugo, ubuzima burakomeza kumbaga ebyiri, ubuzima burakomeza kumbaga ebyiri. Hashize iminsi mikeya ntangira kugendera kuri imwe, hashize iminsi mikeya numva biragenda byoroha, rwa rusima ndarukata ndukuraho. Ntago nkoheje ngo uzarukata utazarukata bikagukoraho, ntago naje kukubwira ngo nawe uzarukate, abantu ushaka kurukata bikagukoraho. Twakaza ubuzima burakomeza. Hanyuma kuno ndimo kugenda uretse ko mbikubwiye kuva kuri izo tariki kugeza kano kanya, dogiteri yanze kugira icyo amfasha, sinasubiye narabyihoreye. Ubwo ibyavugaga byamanyutse tuzareba amaherezo noneho, ubwo ibyavugaga byamanyutse tuzareba amaherezo yabyo. Ibyavuga ngo byaramanyutse ngo nta kigenda abisoma hagana he, abisoma hagana he. Ndagira ngo nongere mbinginge bene data bavandimwe,
izi gahunda zigendanye n'ingabo ndagira ngo nongere mbibutse ko hejuru y'ibyo ubona byaguhahamuye hari izindi mbaraga zitabasha kubeshya, kuko ni Imana idasinzira, ni Imana idacogora, ni Imana itaruha. Biravuga ngo Uwiteka niryo zina ryayo. Biravuga ngo uko uri kera, Abaheburayo 13:8, uko rino tsinda rituyoboye ryakoraga kera ni umunsi niko bakiri, kandi ko gahunda izakomeza kugenda. Nongeye kwinginga abantu bari muri amateraniro, kura amaso kubigaragara n'izo ngabo zikurwanya, duhanga amaso kuyitabasha kubeshya. Hari ibintu byamaze kunanirana. Abantu bose muri Rwanda ngo bagusengere wakwisengera hiba ntaguhaza. Ngo muyimbwirire, ngo muyinyingingire, ngo biranyishe, ngo ibiki bikwishe. Hari ibintu byajyaga bituma tukira uduhungu duto, kuko njya hano mvuka ngewe nakijwe mfite imyaka 23 kandi maze imyaka igera, kuko urubangi mfite imyaka 40, maze 17 nkijijwe. Nakijwe mfite 23. Natangiye kujya mu mujyi nsohotse primaire, nsubiye gusibira byanze mpita nsubira, ubwo mukoresha imibare no wanga imyaka nabanye na mama niyo mike kuruta iyo maze nkatanzenguruka. Yesu andera. None hari ibintu byajyaga biba mu cyaro kera, murabyibukana mwavukiye mu cyaro, dore ko namurigisha kuvuga aho yavukiye. Hari byajyaga biba mu cyaro kera, abana babiri bagiye kurwana b'abahungu, ukumva kamwe kabwiye urukuru, kakarubwira ngo noneho kugira ngo nkwereke ko ibintu bidasanzwe, ibeshye urenga ahangaha. Babyita rengarenga. Yewe ibeshye wowe urenga aho gaho nkwereke. None ugasanga karigira utuntu kandi nta n'imbaraga gafite. Ikirirya cyane kikavuga ati kano kano karanyice, ukabona gize gisubira inyuma gake. Nongera mbibutse ko buno buzima tubamo igihe tugezemo n'igihe cyo kwirwanaho ushingiye ku mbaraga zidushyigikiye, kuko mbibutse ko dufite gisunika twebwe. Byagenze gute mu gitabo cya mbere cy'Abami 20:1? Umva uko byagenze. Ni igihe Benihadadi yaragiye gutera Ahabu ari kumwe n'abami 32. Mu mibare nababwiye mukoresha, fata abami 32 bongeyeho n'icyo gihugu nacyo 33 baze gutera umuntu umwe gusa. Hako mujye mukoresha n'imibare. Wowe fata ibihugu, fata Afurika, bya bihugu bakwigishije ubifata, ukate 32 ubyohereza aho ushaka, ntacyo ntaho mvuze. Ubyohereza aho ushaka, ukora imibare ubyohereza aho ushaka. Rero mwibutse ko uyu mwami agiye ajyana n'itsinda ry'ingabo. Zino ngabo zari nyinshi, zari zije gutera Ahabu arangije bamwoherereza urwandiko, bamutumaho, baramubwira ngo mugende mutubwirira Ahabu ngo abagore bawe beza n'abana bawe beza umwami mukuru aravuze ngo arabakeneye. Ahabu nta mana rurema yagiraga, nta kare. Dufite hano tubaza ngo uzabaho, ngo yewe ngo simbizi, ngo nanjye ntabwo numva ntabizi neza, ngo tuzajya mu ijuru, ngo yewe ngo ntabwo mbizi. Abantu utabaza ngo turi kwa kangahe, namaza ngo turi hehe, namaza ngo tubahagana hehe, namaza ngo u Rwanda rubahagana hehe muri Afurika. Reka abantu babibereye gutya gusa, abayimereye atya gusa. Habaza ati Imana urayumva, ati nyine ati nanjye risinzi byari. Ni nayo mpamvu ubu nureba ko abarokore tunywa icyayi tukanywa na fanta, ubu haje itegeko rivuga ngo umuntu anywe icyo ashaka. Wowe uri abantu baba mahanga bameze nk'Ahabu, Toyota kagavuga ati yewe ni nayo mpamvu dufite abantu benshi niko muvuga ngo barababoshye. Uzi igituma muvuga ngo barakuboshye? Ni umurengo ukugeze mu ijigo, kuko mbere ukiryamucuramye ntabwo bavuga ko bakuboshye, mbere ucyambara ibirere ntabwo bari barakuboshye, ariko Yesu amaze kukondora bose kavuga ngo baratuzengereje. Hanyuma Ahabu nta mana rurema yagiraga, arangiza asubiza intumwa ati ibyo bintu avuze ati ndabyemeye nzabimuha. Umwami Benihadadi arongera yohereza izindi ntumwa, arazivuga ngo ibya mbere yaraye kubikubwiye, ngo ariko ku nshuro ya kabiri ngo araza mu nzu yawe no mu nzu z'abagaragu bawe asaka icyo azasanga cyiza kikunezeza, icyo ngicyo azagitwara. Ahabu noneho ntiyabyihererana, ngo ashaka abajyanama bafatanyije kuyobora, ababwira ibyamubayeho. Nongere nkibutse ko twese tudatekereza kimwe. Kano kanya kumbwira ko nzapfa
ntago nzi icyo ushatse kuvuga ngiye nshingiye kuyamamagaye ntago nzapfa tu enda ni ibintu niyumva merega biranaga tubyiyumvamo ibintu byo kundebera muri systeme ngo ndasebye gute nyoboye abantu batandatu mu Rwanda urumva nsebye gute nyoboye abantu batandatu mu Rwanda inzira yanzanye ndayizi ndaza kusubirayo feruje nzi kwinyuzamo imuhanga nigezeyo nkagaruka ibugande nzi uko bambuka umupaka ubwo se urumva nsebye gute haka bisoma hagana he umuntu uje kuri jivuru cete ni kuto ubwo nsebye gute ibintu buvuga bisoma hagana he umuntu uzi gutanduka gice cy'umujyi hasobanutse naho iterambere taragera ubwo urabona nsebye gute ibyo uvuga ngo turashize ni wowe ushize kwagira ngo twongera tukubwiriza imbaraga zikomeye zambukisha abasare nyanja itukura abagarago bahabura mu bwati byavuze ubwa mbere ubibyemere ko ibya kabiri no ibya kabiri no byabara gasuzuguro hanyuma hamwe ijuru bakoze igikorwa kidasanzwe ibyizo ngabo uko zarangiye uko Benihadadi yatsinzwe akaneshwa mu ijuru bihengetse bakoze igitangaza uraza kubisanga mu mirongo iri imbere gabanya megabyte usome Bibiliya urabisanga mu imbere megabyte nkeya WhatsApp nkeya yigabanye herego mudufite n'ikiri kibazo arwa mutuzengereza ngo tubabwirire Imana gahunda no kwanza ziranahindutse tugiye kugusengera dushingiye ku byo ukora gusoma WhatsApp cyane turabishingiraho ubwo nabyo Facebook na gahunda yose y'amatiku byo mbega byose tubishyiremo ubundi ngingo ushaka ko dushyiramo ni iyi uretse ibimamo wavuze ngo muyimbwirire ngo muyihendahende riba kuya ngo umuntu ubu turi kwa kane kwa umuntu azongera gufata bira ku cyumweru ariko agiye ku rusengero amasaha yose ngo hari filime ngo niba ari ngari zantuza mwamuziza amazina yazo we ngo zantuza ngizijyaho sangahe ngo babisubikiye aha ngaha naho ugira umutwe ufata ni nayo yayo sikora naze gusana nta mugira imitwe ifata rego umuntu akurikirane ntuza ngo bamusubikiye neno ubone umuntu arimo arirukanka atega yihuta vuba ngo agiye kuraho basubikiye ntuza nero nangiza ngo kandi ngo nimumbwire Imana injengere ikurengere muri Matayo urahazi muri Luka urahazi Yohana wa mbere urahazi uretse byateye ubundi dushingire kuki niye ngingo turi bushingireho anongera mbibutse ko umuntu wese asa n'ibyabamo ni nayo mpamvu muzi gukontorora ngo abavuga ubutumwa ngo bafite amavuta ngo n'abatayafite harageze wakara umuntu agahita areba ngo so ngo burangara yafite ngo cyangwa ntayo okay niba ntayo wowe yawe ari he kare nashimiye Fabrice yaturirimbishije indirimbo turakata nurakajya soma hangaho yanga kutubwira harimo kubisoma uziko zibyo ndirimbo zose twaririmbye nazumvaga neza bana twaririmbye buriya hari umuntu utaririmbye nimwe aravuga ati muranshitse hangaho ntaho nzi kabisa ariko izindi zose ahandi urazizi mbega hari kirano wabibitse hanyuma dushingire kuki tubwira ngo Imana itabara gahunda dushingiraho ni iyi gutura utura ibiceri ino tukazigura ibihenze ndayabonongera n'inkinga abantu bari muri amateraniro umuntu wese yongera yize yemere ko mu ijuru hari izindi mbaraga zikora ibirenze ibyo atekereza iri terabwoba no gutukira Imana mu matamatama abantu babivimo twongere twinginge mu ijuru twongere duhendahende data ba twese ubu dufite ikibazo gikomeye cyane umuntu wese akubwira ati Imana ndayemera ariko abayitukira mu matamatama abavuga ko yabeshye avuga ko nta kigenda nongere nkubitse ikintu gikomera asomye ijambo ryo muri Yakobo rivuga ngo n'abadayimoni nabo barabizi ko ari Uwiteka bakamuhendera umushyitsi mbibutse ko mu ijuru aha n'Imana iba barayemera ku isi naha niba harimo abayemera n'ikuzimu n'abadayimoni nabo barabizi ko ari Uwiteka ryo zina ryayo hanyuma kuba yikomejeho ntabwo badufite bw'ibiriho ndetse n'ibindi bizaza kano kanya nabwira data koreza regioni zirenga 12 zingabo zishinzwe kurwana hari ijambo ribuze gusangira mu gitabo cya kabiri cy'abami uhereye mu bice byaho bitandatu ni nko umurongo w'8 ahantu uza gusanga amakuru avuga ibya Elisa n'umugaragu we umugaragu witwa Gehazi
umugore witwa Gehazi ubuzima bwe bwarebaga ibintu biri hafi gusa. Anongera nkubutse ko yubaye ureba ibiri hafi ntago kugira aho ugera ntago bikunda. Ni nayo mpamvu dufite ikibazo. Ejo nari ndahantu none tuvuye gusenga turi kumwe n'umuntu turimo dutaha, tugenda dukata tunyura mu ahantu twari turimo dutaha. None tugeze ku nzu nziza akoresha ijambo rikomeye rivuga ngo ariko ndahanyura nshyizemo dashi ku bantu mwize urabyuzuza wowe. Yaravuze ngo ariko nk'aba bayakura he? Aho mvuze nk'aho ibyo yavuze ntabyo nshaka kuvuga. Urumva ni ijambo ribi ry'abapagani. None nibuka ko tuvanye mu masengesho, ndavuga nti turashize gahunda ni hatari. None mbabwira ikintu gikomeye, njye kwabwira ikintu gikomeye. Iyi mpamvu harawa utishimira ibyiza biba ku bandi, aho umuntu akubwira ngo inka yabyaye babiri umujinya ugahita ukwica. Yabwata umwana wanjye bamuhaye burusi ugahita urarutanywe y'icyayi waremerewe. Bakubwira ati cya kibanza cyangiye kucyubaka umujinya ukazamuka. Kuko dufite abarokore tubana bafite ngo babana n'inzoka zikibyuka. Usanga umuntu abana n'inzoka ikibyuka ikigaragura. Impamvu yabiteye ndayamubwira ikintu gikomeye. Ubuzima bwawe yuba mu buzima bureba hafi, ntago ushobora kwishimira ko Imana yashubije abandi ari we igiye gukurikizaho. Kwintu bya Yesu ni ku murongo. Ngewe iyo mvuyeho hahita haza hundi. Niyo mpamvu kwishimira ko wazamutse biramfasha, kuko abaturage bose bameze nkanjye nahomba. Abantu mwese muri ahangaha mugendera ku kamoto nabampombye. Kuko n'abafite bya fuso n'abafite bimeze gutya urumva bigenda bijyunganira na gahunda zikagenda neza. Buri abantu bose bateye nkawe bacana katodobo twahomba. Abantu bose bagura umuriro wa cash power 200 nkayo ugura tubara twabihomberamo. Ibuzumva umuntu avuga ngo abakire si abantu n'uburwayi ufite bwo kureba hafi, atari abantu n'iki kabwo urwaye. Abakire ngo si abantu ubisoma hagana he? Kari ikibazo cy'uburwayi bifite ni hahamuka. Uko umuntu amarakodesha nimero ya muhamagara agiye kwita bakabona handitseho nyirinzu ngo ba nyiri byondo nabo barampamagaye. Ba nyiri byondo wavuze ngo boss arampamagaye biragutwara iki? Ibyondo ubisoma hehe mu kinyarwanda kibamo hagana he? Babyita nyirinzu cyangwa boss. Iyo nacyo kubitsinda ngo ba nyiri byondo ubwo si umujinya ufite. Nishari n'ibintu by'umujinya. Umuntu imodoka imunyuzeho turi mu ivumbi ramutumukiye ngo turabana bibyo bagenda bankorera. Mwene data uretse uburwayi ufite, imodoka inyuze mu ivumbi uragira ngo ayitwara ate? Iyi modoka iciye mu ivumbi urumva umuntu ari buyitwara ate kugira ngo atari gutera? Uretse ibintu by'umujinya no kureba hafi kumeze nk'uhajye haza. Aya mavumbi yabo nabo badutera. Shampo miragisira bikazamuka nta kintu yakora. Kiretse nahagara ntago bikunda. N'uburwayi ufite ko kureba biri hafi. Gehazi n'afite ubu burwayi. Hari mu gitondo ngazindutse abona ingabo zagose umudugudu. Harangije asubira mu nzara avuga ati biracitse turashize birarangiye. Aha ngiye kwabwira ikintu gikomeye. Uretse ko namaze kumenya ngo korana batanywa amazi atetse, ariko icyo ngiye kuvuga cyo ni itegeko kibaho mu Rwanda. Kuryama mu nzitiramibu ni itegeko. Hano ngo badakunda ngo ibintu bimwe na bimwe, kuryama mu nzitiramibu ni itegeko. Reka mbabwire ikintu gikomeye nabonye. Hagati y'umuntu n'umubu haba harimo icyo bita inzitiramubu. Uramubu uritotomba sinzi igihe urambirirwa nkumva wagiye. Uritotomba mpaka. Kuko hagati yacu n'umubu habamo icyo bita inzitiramubu. Iritotomba sinzi igihe igendera. Kandi ikindi yongeye kuryama ntago ntegetswe kurara nyirukana ntago bindeba. Ibishinzwe kuyirukana birahari. Mbibutse ko hagati y'ibikurwanya nawe habamo urukuta rukomeye rw'amaraso Yesu yameneye ku musaraba. Nayo mpamvu twambuka uko bukeye n'uko bwije, tukagenda tubyambuka uko bukeye n'uko bwije. Hagati yacu n'ibiduhiga harimo imbaraga zikomeye z'umusaraba Yesu yabambweho. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo dore nzajya ndyama nsinzire niziguye kuko Uwiteka arimo kuba amahoro.
aha nagira ngo mbibutse ko Gehazi ibyo yarabaga byari bitandukanye n'ibyo bose areba. Aya masaha muri amasengesho yo kugira ngo umuntu abyuka arabagirane, nongeye kukwivuriza Imana igutabare ikomere kureba kure, kureba ibintu biri kure, ibintu biri kure. Tugiye gusenga Imana, tugiye kwinginga Imana. Mwene data muvandimwe, kumva ubwabo kugejeje hagana he, kumva ubwabo kugejeje hagana he. Hano ngire ndimo ndibaza ikintu gikomeye. Ubundi umuntu wakwigishije igice yakubwiye nguki, utangiye kwiga inyigisho z'umubatizo shingiro z'itoro bakwigishije nguki, utangiye gusenga wize gute, byagenze gute? Aho umuntu akubwira turebeye inyuma nta kibazo, atarika imbere nashize. Kandi ibyo koko abantu benshi muhanze amaso ku bintu bigaragara. Naho zinimo nibaza mu minsi ishize isukari yari igeze ku 2,000. None isukari kuva yatangira guhenda ntabwo ndareka kuyinywa, noneho irimo irongera ikagabanuka. Ibyo nibinyemeza ko bosi abarimo gukora imirimo. Harabona bavuze ngo ubwo se ngo gushatse kuvuga iki, shatse kuvuga iki? Urumva ntacyo shatse kuvuga. Hari ibintu bosi ashinzwe kumenya ku buzima bwawe. Niyo yabwiye muri mwe navuga ngo nzi ibyo nibwira kubagira ni byiza ntabwo ari bibi, kwambaremo umutima byo muzabona hanyuma. Aha rero abantu benshi bafite ubwoba kugeza ku rwego ushaka gukubita hasi umuntu akiruka akavuga ati turashize, tibyanze ibintu byanze. Neno natangaye mbibutse ko mbere ibintu byaduhigaga byari bikomeye kuruta ibyo turimo kubona. Kuko nge aje naganije abarokore barambwira kuko tugeze mu gihe urana ano masengesho yatangiye kuba make mu bantu kugeza ku rwego urimo kujyana abantu gusenga, mwatangira gusenga bakabura amasengesho. Uzarabe nk'ubu kano tugiye kuvuga ngo tugiye gusenga, ubone batubwira ko gusenga turi mu masengesho umuntu wese asenga ahumirije. Neno abantu mufite ubushobozi niba barimo no gusengera umwigisha, haza yakona ko umuntu arimo arareba, wareba n'undi ukabana arimo arareba. Neno niyo bavuze nk'ubu bashyizeho itegeko ryo gusenga iminota 2, hano hari umuntu utasenga amasegonda 40, asenga akavuga ati ko mbibuze mwe murabikura hagana he, ibyo muvuga ngiye ko mbibuze birimo biragenda gute? Neno abantu bakamutse kugeza ku rwego umuntu abyuka akavuga ati mwami Imana wabanye natwe muri ijoro, none ngiye mu mujyi undinde, amen. Neno tugeze ku rwego umuntu ashaka kurya adashimiye Imana ibyo kurya, akavuga ngo Mana ubigeze bitunganye, amen, akaba arahiye. Niyo gahunda abantu bagezeho, niyo gahunda igezweho. Aho ushaka kwinjirana ugasanga bariye badasenze, agahita akora icyaha cyo kubeshya ngo mwene da ngo byatakerega twabisengeye, mwabisengeye byahehe kabwo akateye ahubwo. Mwene data muvandimwe, ndayonongera mbibutse ko igihe wari utarabyara abana wari ufite imbaraga wumva zizaguha abana. Abana bamaze kuboneka izo mbaraga zajya hagana he? Kera ibintu bikimeze nabi byaricanze ko mwari mu mavuta, gahunda bigenze bite? Ibintu turamenya ari ibiki? Ariko reka nongera n'inginga abatumishi bari muri literaniro, abanyamasengesho inshuti z'umusaraba, umuntu wese nongera nkundira Imana muri literaniro. Wongera uhanga amaso kubitagaragara, mu ijuru hari Imana yitwa Uwiteka niryo zina ryayo. Imana badakubita kudeta, Imana itazinduka, Imana idasinzira, Uwiteka niryo zina ryayo. Tugiye gusenga tubwira Imana ngo Uwiteka, Imana ngiriwe iwejesha amaso yawe, wongera ubashe kwambara izindi imbaraga, kuko iminsi twagize marushijeho kugorana. Ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo imbaraga cya mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga twinginga Imana. Wabugize icyifuzo cyo kubwira Imana ati nari nkakaye byari byanshanze, amaso yanjye yarebaga hafi, numvaga n'ubu ngiye no kwitahira, dufitana bamaze gufata imyanzuro, haguruka tugufashe kwinginga Imana. Tukubwire data tuyu umuntu musubizemo izindi imbaraga, wongera uhejesha amaso ye arebe ibitagaragara. Haguruka tugusengera Imana mu izina rya Yesu. Nta ni makuru tukubaza, ntabwo tukubaza uko byagenze. Abantu benshi mwafashe imyanzuro, hano bamaze gupakira ko bagiye gutaha, hano bamaze gupakira avuga ati byaducanze n'ubundi byanze, ariko abasigaye ntago biducanze. Ibi nibyo byabaye kwa Naomi na wa mugabo wiwe bahunze bavuye i Betelehemu, barimo bahunga bamaze kugerayo. Naomi ahura n'ibibazo bikomeye, abahungu be barapfa, umugabo warapfa, arangije biramucanga. Icyo nashaka kuvuga batashye bagarutse i Betelehemu, basanze bahasigaye gahunda zarakomeje. Mbibutse ko gutaha kwawe no gucika intege abasigaye barakomeje, kuko Imana ifite inkunga ikomeje gutera abasigaye. Tugiye gusenga Imana. Ugize hagana he mu buryo bw'umwuka, urimo urumva n'amagambo ukayumva mu buryo bumeze gute? Haguruka tugusengera Imana mu izina rya Yesu. Haguruka tukwingingira data wa twese. Nta bindi bintu byinshi tukubaza,
ntabwo byo kuvuga ngo nimuhombeke amaso ngo babanze ngo bahombeke, ntayo bahombeka nibarebe. Ni wese we haguruka uvuga ati byanshanze nimumbwirira data ntabare gahunda zimeze nabi. Cyangwa ngo muhumirize ngo turimba karimo ga 12 no muntu wese arebe neneho gahunda wumva byanze wowe uhaguruke twinginga umushumba wacu n'ubundi dusengera Imana mu izina rya Yesu. Nimuza hangaha nta mpamvu zo